ako abasore ngaho nsubiza ubusugi bwanjye ubu koko buri kubona uye mari jewe ari n'uyu nguyu ukunda ubwo nanamwice nkamumanyura tu akirita nkamuvana ku ntoryi walayi kuvugisha ndi kuvugisha urabizi mani mumfate ntice umuntu aramamagaye mu kanya ati ndi ku muhanda manuka duhure none unyumviriye nshinze nayo ngo nisherewe uretse gutukana se gabanya umuntu ishinze ni igiki wa mukobwa wicaye aho uri gukubita abantu buretse uraje rwose uri umuntu wese ubu ngubu hano muri kano gahuru waruje kugira nese ko twe twicaye turi kuganira hano muri ibi bihuru kuko ibintu basanzemo uyu muhungu byitwa byari bimeze bite nyine ubasanze mu biki agahoma muno nyine ni ibiki nyine bimeze bite ubasanze gute bari bameze sanze arimo aramuzamura ikigishwa wambagara ngo ni igikanzu yambaye uri kureba nyine umwana yabayeho neza wenda iwabo baramugaburiye bamuha imboga bamuha ibitera imbaraga arakomera arasa neza ugira ngo yese ni inkumi mbese ese ubone nubwo yaba inkumi da n'uwa nyoko n'uwaso n'uwandi ariko nawe ntayimenya nzi ko yizanye twari bwicare ku muhanda abantu bose bari kutunyuraho twari bwicare ku muhanda noneho muhisemo kwicara muri bino bihuru oya ntabwo iba ari ibihuru ni ahantu heza hatuje kwahakana ko ataguhamagaye se ubwo wamwishinjeho siko bimeze oya ntabwo ariko bimeze njye nk'uko nakubwiye narindagiye amatungo hano aba ubwo ntabwo nzi yari ari kuje ahubwo njye mvuza agasho ndi gutanga amatungo pe uyerega hari igihe wakenera umuntu kuko umuntu niba muhuye muziranye cyangwa mukamenyana nta wamenya ejo hari igihe wamukenera ntabwo namuhamagaye navugije agasho ubwo niba yari yambonye araza hanyuma nuko turicarana hano muri ibi bihuru none se kutaruhamagaye akugezeho bigenda gute kutaruhamagaye nyine akugezeho bigenda gute naje namushakaga ngo naje namushakaga wamushakaga sinari ndabigenza yagushakaga ntago mbese ariko nubwo abesha aramamaga abanyamarira ureke kwigira inyoni nyinshi iyo wambaye ijipo gutya ushobora no gusanga utambaye n'umwenda uguporoteja mwari mwicaye twari twicaye gusa turi kuganira oya buretse kandi ejo uzaseba wowe sibyo ako abasore ngaho nsubiza ubusugi bwanjye ubu koko buri kubona uye mari jewe ari n'uyu nguyu ukunda ubwo nanamwice nkamumanyura tu akirita nkamuvana ku ntoryi walayi kuvugisha ndi kuvugisha urabizi mani mumfate ntice umuntu wa mukobwa we wareka mbese ko karoroheje mureke mwice njyewe ababo hari rwose wamureka ndamwice njyewe ntambara z'abagore nazo rero ni nk'ibimata ni ukuri kw'Imana indaya y'umukobwa ndakwice njyewe ndakurangiza uyu munsi ururuntura n'ubundi ubunza byageze gute ariko nje hano byageze gute mwebwe iki kintu we kwari kwica umuntu wowe kwica umuntu byageze gute wowe bite byanjye ko muriho muvana uyu mukobwa araje ariko se wareka we bakabikemura barabikemura gute se ari mwebwe muri guteza akavuyo byagenze gute nje ndamwica nyine ikibazo biki wareka ariko bakabikemura uruntu ariko se uyu mukobwa we bite byanjye ariko ubundi wareka bakabikemura wabaye fata uwo ufite amahane cyangwa uyu si wowe wabiteye ubundi uyu ariko iki kintu abantu ntibarwayira we bite ko ufite amahane rwose ubundi uwo mufate umva we uyu umufate uyu mukobwa araje we n'umufate hano araje yibe oya se reka ibyo kuza uratendeka reka
Ako sha bite byanyu ni byiza byagenze gute ko mufite amahane ukuri kubibona niko byagenze. icara hasi nyine icara hasi we becaranya wa muginga we none se ubundi we bite byawe byiza ako se sha ubundi mubanza mu Rwanda Njya narinda mwiza. bigenze Yo bite wibesha. umva ariko waceceka wewe Hanyuma se Bigenze urukundo bite? uri mukuri. ariko uyu we wareka ako se sha Kuniga. ariko se bimeze gute ubundi ko mbona ufite amahane Nawe ndekuza. byagenze gute se genda ashaka kumenya byagenze gute madamaze Dore uyu muhungu ubona ngaha turakunda. hano niho hari gabanya umuntu waguye muginga bite byawe wowe n'amafi None nsanze ari kumwe n'uyu mukobwa ari kunca inyuma. ariko se mubanze mugabanya uwo munwa yayo hanyuma ngo bigenda gute Ubwo nari ndi kuza mbambonye arimo aragundagurana n'uyu mukobwa ubona aha ngaha. ariko wambonye Nakubonye. Ubu se ugiye guhakana ntabwo ari muryamye aha ngaha nta wari ugiye kunca inyuma weho. Baryamye sanze bari mu biki. Sanze mugiye genda ariko ubwo hano ni mu Oya reka. Jewe ibintu byo kuza urukunca inyuma rero kandi uzi ko twasezeranye kutazanca inyuma. nusi ubonye nkuciye inyuma Uribuka amasezerano wampaye? ubonye nkuciye inyuma None inda yemwe muri gukora iki? Mwari wari ugiye gukora iki n'iyinda? Ni wewe. uje gukora iki hano Oya. None se ubone Jewe nari ndimo ndi kwigendera. none wowe yarari kugukorera ibiki se ubundi Twari twicare turi kuganira mbona injiji iraje yararere yaho yahayagaye mwari mwicaye twari twicaye gutya kunsunika se bigenze urandi kumva namusimbukira. oya nyine wowe byariho bigenda bite ariko umva njyewe mufata ariko se sha njyewe muwe muri ntabyo bazima nzi. ariko sha wowe rero nawe ufite akavuyo ntabyo uzi se gute ntabyo uzi gute ko nibereye hano nkabona uyu wari uri hano uri gukora iki nyine wari uri gukora iki njyewe nari ndi hano ndagiye uragiye wari uragiranye nawe Indaya y'umukobwa. Ni wari uragiye. ni ubusi iyi ni inka Ni indaya. n'inda se n'inda ibiki njyewe nari ndagiye nuko uyu mukobwa turi uragiye wambaye utya none se umushumba w'umusirimu Iyi myenda niyo wambara uje kunsura. none se niba naguze izindi nshya cyangwa ntazongera kuza kugusura nta naragira nzambaye Izo ngizo wansezeranyije ko ariko wabaye ute tuhakoreye mawe ntabyo nzi hanyuma wari uragiye iyi nari ndagiye wari uragiye uyu se yararagiye wari uragiye uyu nguyu Twicaye hamwe dore singezere inama turi kuganira. ibiki ko nari ndagiye ntabwo wansanze hano wiki wangu iki uvuze ngo iki nari niyicariye hano none kuri kunyuranya n'uyu nguyu nari kubeshya Niyo mpamvu rero ari kubeshya uri kubeshya wowe Ni uri kubesha. uyu ni ubeshya cyangwa ni wowe Ni ubeshya ubesha. kubeshya si iki ubeshya ninde muri mwe ari Ntabwo yararagiye twaturi kumwe. hano hansanze niragiriye uraza utumye uyu aza mu ntambara ntuzi ibyo ni ibiki noneho uyu ni wagusanze hano iya nsanze aha ngaha wamusanze hano kubera iki wowe Yaramamagaye. wari uje kuzana muri bazima yaraguhamagaye Yaramamagaye ngo nze. none se ko kiriho kibeshya wari umuhamagaye navugije agasho ndi gutanga amatungo aba baraje ngo ubwo baramuhamagaye dore ko baba wavugije agake agasho agashoso uzi no kukavuga. agashyo oya ntabimenya se kosha ubanza mutari bazima mwebwe ko mbabona mushaka kuba murwaye sibyo Oya turi turwaye si cyane turi ku bitaro njyewe nari ndagiye ntago ari wowe mvuga ndavuga mvuze agasho ndi gutanga amatungo wakavugije ute wakavugije buretse guseka mwana buretse nta bintu byo guseka wakavugije ute ngo abaraje nta n'isoni ndakambura mama none se ubwo urumva utasinyaye umukobwa kuri guseka wowe kuri guseka mu bikomeye Nibyo numvisha ari kubesha. nyine uri guseka iki wowe Ukuntu ari kubesha singiye telefone aho ayirambitse ntamamagaye mu kanya ubu turebye twasanga hatarimo receive de call. witwa ndese ariko ibyo ni ibiki zana zana nyine zana have se utamena telefone y'abandi nawe Ntari ngibi dore n'iminota mumaze kuvuga. Ntabwo uri kubireba. Ntago ari wowe Muze usanzwe twicaye hano turi kuvugana kuri telefone oya none se muhu umva buretse gato buretse turayereka kamera ariko si ngombwa iyi nimero ihamagaye mu kanya ni yande iyo ngiyo ni papa wa 40 ngo ncure 49 Twasi yitwa Keza. Yitwa Keza. nose ni mubi ni keza nyine Na Ruhango rurase. Ubwo suru. buretse se ariko reka ariko cyangwa data ariko murarwaye telefone ni yande niyonge none se muko
wowe ko mbona uriho ubishyiramo urwenya cyane bimeze bite kuri kubishyiramo urwenya ndi kureba ibyo barimo kubaza wowe nsubiza kuki uri kubishyiramo urwenya biranababaje ariko ikindi nyine bibabaje bite wowe uri kuvuga ko yaguhamagaye nawe akabihakana yamamagara ambwira yaguhamagaye kubaza ngo iki yashakaga iki kwanza turanakundana urabihakanye si wabimbaje ejo bundi ejo bundi nibwo yansabye urukundo inde uyu muhungu ngiye n'udafatiye umuntu ngiye ntandabyemera mvufata se ndamuragira ngende ntama waje kuragira none se ko ruje guce rwaje mu kazi rwaye rugiye bundi abahungu nk'aba ko nari nzi ko batakibaho wowe uragenda ufite sheri uraje nanjye urambwiye ngo yaguhamagaye genda ashaka kumenya uko yaguhamagaye buretse kwanza nicare yaguhamagaye gute hatagira umuntu ndwaniraho twumvikane uri kubyumva neza aguhamagaye gute byari bigenze bite ngiye muri la minsi twarahuye muhurira twahuriye mu nzira ngiye guhaha mu nzira narambwiye atumva rero umukobwa nagukunze mpa nimero yawe umuhungu ndamwizera mukubita nimero arampamagaye mu kanya ati ndi ku muhanda manuka duhure none unyumviriye nshinze nayo ngo nisherewe uretse gutukana se gabanya umuntu ishinze ni igiki wa mukobwa wicaye aho uri gukubita abantu buretse uraje rwose uri umuntu wese ubu ngubu hano muri kano gahuru waruje kugira nezi ko twe twicaye turi kuganira hano muri ibi bihuru nta mpungenge uba ufite twari bwicare ku muhanda abantu bose bari kutunyuraho twari bwicare ku muhanda noneho muhisemo kwicara muri bino bihuru oya ntabwo iba ari ibihuru ni ahantu heza hatuje kwahakana ko ataguhamagaye se ubwo wamwishinjeho siko bimeze oya ntabwo ariko bimeze si yaberetse fone si mwasanze twavuga wowe ko ari kubihakana ubwo harimo uruhare rwawe ese kutansubiza ibyo avuga ari kubesha yamamagaye arambwira ngo ninzedo akoze ubundi sinagusobanure uretse gato umuhamagaye kubera iki ugisha ukuri ariko ntukajya uzana ibintu by'amanyangabwana ngiye nk'uko nakubwiye narindagiye amatungo hano aba ubwo ntabwo nzi yari ari kuje ahubwo ngiye mvuza agasho ndi gutanga amatungo pe nk'uko bisanzwe nimero ye wamwatse ntabwo nayihamagaye nimero wamwatse muhuye ariho ajya guhaha wayimwakiraga iki uhuye rega hari igihe wakenera umuntu kuko umuntu niba muhuye muziranye cyangwa mukamenyana nta wamenya ejo hari igihe wamukenera ntabwo namuhamagaye navugije agasho ubwo niba yari yambonye araza hanyuma nuko turicarana hano muri ibi bihuru none se kutaramuhamagaye akugezeho bigenda gute kutaramuhamagaye nyine akugezeho bigenda gute naje namushakaga ngo naje namushakaga wamushakaga sinarinda bigenda yagushakaga ntago mbese ariko nubwo abesha arampamagaye abanyamarira ureke kwigira inyoni nyinshi iyo wambaye ijipo gutya ushobora no gusanga utambaye n'umwenda uguporoteja ukaza muri bino bihuru ngo umuntu ngo aragusinyaye urumva ufite ubwenge umutwe hari uri normal yego urumva uri normal yego none se upfana iki n'uyu nguyu uriya mukobwa nubwo uyu mukobwa tunaziranye ntago muzi none se ni iki cyakubwiye ko uyu nguyu agukunda kuko we waje nyine uvuga uti ubwo namuhaye akanimero reka musange kandi twarahuye akambwira ngo yankunze none yisi arasifuye ugira ngo ni wowe uza wiba yamamagaye na yasifuye yego hanyuma we ngo bimeze bite ngo mbona wariye karungu ngo byagenze gutera ngiye n'ubu ngubu ndi kumva bose n'abakubita ubahora iki kuko ibintu mbasanzemo uyu muhungu byitwa byari bimeze bite nyine ubasanze mu biki agahoma muno nyine ni ibiki nyine bimeze bite ubasanze gute bari bameze sanze arimo aramuzamura iki gishwambagara ngo ni igikanzu yambaye wavugisha ukuri vugisha ukuri mvuga noneho ko hari uri kumuzirika ikiziriko mu ijosi ngo karirwo mahene wari uragiye da ndagiye umuntu
none wari uragiye iki nsanze uri kumuzamura aya makanzu se none wari cyokoze washakaga iki se ntacyo twari nyine twicaye washakaga icyo umuzamura amagute icyo washakaga none se narinda bigenza ute ko twari turi kuganira nuko noneho ubwo buri kubigenza utangira kuzamura amagute ye oya ntago nayazamuye wari uri mu biki nyine mwari mwicaye twari twicaye gusa tu gusa turi kuganira amajipo sinzi yari oya buretse ariko buretse kabaye ndaga fate nde umufata ari ndese ngewe mufatamo ibikisi nyine ndamufata ngewe uravuze ngo ngire gute kari kurwana ari kurwana ibyo arwanira se ntabwo bizi wowe kuki utendeka abakobwa wowe wasanze ari uturima n'ibiki nkuye ntago ari uturima ariko uyu twari turi kumwe twicaye hano uyaza ari kurwana none se ubwo nta kintu mwari muri iki gihugu twicaye gusa ndagiye ahubwo w'akazi yavuze hano niwe yaje kugakorera ubundi ma ntabwo uri gukererwa Mbarisi urankoresha interview nari ngiye gukora cyo kora witonde undebe wirebe uyu musore buriya uzi icyo dupfana uzi amasezerano yampaye gusa ubonye nyarenzeho ku buryo wagwana utayarengaho se buriya ntawe rutangiye kuyarengaho buriya wari uri mu biki ariko ibyo ni njye narakubwiye ngo ntabwo nzatereta abandi bantu kandi ntambateretaga nsanze muri mu biki ntuzi twari turi mu biki kuganira gusa ngo iki subiramo ma uvuze ngo iki ntamubwiye ngo nzatereta abandi bantu wabwiye uwuhe uyu none uriya yari iki cyawe se hano twari turi kuganira gusa muganira iki mwaganiraga iki ari kumbwira iyo agiye nanjye ndi kumubwira ko ndagiye hanyuma bakamubwirira mu makanzu yambaye ariko se umuntu iyo umubwiye ikintu ntacyumve neza ntawe wakomanga ukavuga ati guca kugira wumve ko ari kumva mbese nkuriho kuba gukozeho n'ukuntu nsanze ari mwara kuzamura amakanzu kuba ari cyo kibazo yabikoze yamaze yabizamuye ngo iki ni wowe mbajije se yabizamuye ma oya ntabwo yabizamuye ngo ntabwo yabizamuye sha wa mukobwa wowe ko ndi kugukeka amababa agewe kandi sha ejo uzaseba wowe sibyo agera yatsindiye ikamba ryo kubera wagabanyije umunwa ubundi uri mu biki kunzamurira isukari yewe we umva wagurutse se ukagaruka ukareba ko noneho batagutaba hano hepfo ukuntu yayagaye cyakoze mbese uri kurwanira iki koko tuvugisha ukuri ko mbona uri kumureba icyo ngo nanjye nabonye amasheri mbona se ko waje mu binani ko mwabayemo uramwihindutse wabwiye uriya harya ngo bizagenda bitema ushobora kuba uri indyarya sibyo oya uretse nkubaze gato twumvikane tunaganire noneho njye nawe umugabo ku mugabo nturi indyarya wowe ubu ntabwo uri intama yitwikira uruhu rw'intuze rw'impyisi oya njye niba ndi intama ndi intama ko ubika umutwe se ubundi kutareba kuri iriya kamera iri hariya oya nyine kutareba kuri iriya kamera ntuzi nyire mbese ikimwaro isoni zirakwishe kwicarana n'umwana w'umukobwa hano muri tuno duhuruhuru nyine none uri kubika umutwe hari igihe abantu bakoresha abandi amakosa njye nicariye araza nose nari kumujyana mu rugo nkati intama intama wambaye n'ingozi ariko ja abantu mugira uburyarya mwana uri kuvuga intama wagira ngo ntari ziriya mipfurizi iwanyu wagira ngo zarwaye bwanjye se nta nzira agiye ntari izacu ni izanyu uraziragiye ziri he ubu ngubu wanyu ngewe rero ngiye kukongorera ijambo rimwe wa mukobwa ukumva hatagira n'utwumva n'ikindi gihe ijambo nkubwiye urihaye agaciro yego uraryumvise ndaryumvise niko muhu ngo yego ni imvugo yahesha niko mvugaga
niko mvugaga nane soni uri guseka urumva mbese bisekeje ndi guseka se ndi ese ubaka gasozi umaze kuzenguruka inkumi zingana ikimwa utwana nako nta inkumi se ni inkumi ubona inkumi abangaho umaze kuzenguruka utwana tungana iki oya ntabwo urakomanga no kuri ribu na rimwe se byibura uti muraho yemwe nta na rimwe oya nawe niyo mpamvu sha wigize mbese agapfizi k'ikaritsiye sibyo agapfizi k'ikaritsiye mbese umuntu wese urafite agatelefone mpaka nimero kawe mbese urabazengurutse bye ntabwo ngiye mbazengu none uyu ngo wamubwiye ngo iki uyu wamubwiye kensuyo ngo kensuyo asanzwe uri mu biki asanze nicaye ndi kuganira nuko aragwana waje mbese ubwo yasaze araje rehombo zararwana nta mpamvu ahise azaragwana n'igicari tumwite iki ubwo umusazi tumwite umusazi ikigoryi injiji sibyo oya none se araje gutyo nta mpamvu niko nyine nawe namubwiye nta bandi bantu nzatereta kandi nta nayo ndi gutereta ko wabaterese se uyu ni mushiki wawe oya ubanza ari mushiki wawe sibyo ngaho egera mushiki wawe da mwegereze egera mushiki wawe ariko usanze bari mu biki vugisha ukuri nsanze ngiye bagiye gukora imibonano mpuzabitsina nyumviriye nshenze no ariko se madamaze ndi mu mibonano mpuzabitsina tica umuntu ariko umva wambuka uko ushobora kwica umuntu aya navanye ndora haguruka yanyunje nta haguruka sha umva se kandi nawe nzi wiwe ariko se wamva ibyo nibyo nkusabye umunyamakuru wamufata we shaginga munaciye isaha mwe bisange murayikura zokase wowe ndavuga ngo ihagurukire ukajya kurwana ese ubwo urasemekere cy'ubundi tutabeshye niba icyo uriho urwana nabyo uri kurwana n'ibiki ndi kurwanirira urukundo rwanjye ngiye nkunda uyu musore ngo iki wankunda se nguzangu abandi se bakunda gutya oya ngo iki ndi kurwanirira no birasekeje ibi bintu uvuze ngo iki ndi kurwanirira urukundo nkunda uyu musore uraha cyamaye nka data ariko mushobora kuba munarwaye ariko munanarwaye pe sibyo nawe ari wowe hagarara hano oya hindukira gutya urabona mwese mutangana hatagira uretse uretse niko murabona mwese mutarurungana none niba tungana se bivuze ngo yaza ngo ari kurwanira urukundo akunda nde wabyumvise wireba inyuma wowe vugana nanjye ni njyewe tuvugana ngo ari kurwanirira iki ngo rukundo rwa yara nengerwa muhungu rase no muhungu warwanira urabona ibyo ufite ari biki wowe ngiye ibintu ufite ibiki urarwanirira ibiki uko ubibona ndarwanirira urukundo nakunze uyu musore none se urabona urufite wowe urabona ufite urukundo koko ku buryo urunambaho ngiye kumukunda ndamukunda ariko we nyine ngaragarije ko atankunda ngaho rero igendere amahoro sibyo ariko se waretse ni wowe umujyanye se ni wowe umujyanyira igendere ma yabyibwira se mushyireho kamera genda madamaze igendere ubwo nyine urumiwe kwagenda ariko se wagabanyije umunwa madamaze wagabanyije umunwa ko numva umunwa wakurenze mwa igendere sha igendere ukomeza aho wari ugiye hanyuma tubareke se icara na sheri wawe mama yake hehe ariko se basore mbabaze rwose tuvugisha ukuri se ko wigirayo sha ko wigira umva we kuri kwigirayo byakugendekeye bite sheri ntago ari sheri twari duwe turi kuganira ahubwo yagiye mbese uyu mwana urareba igihagararo urabona ni umukobwa afite igikuri uri kumubona ukagira ngo ni inkumi mbese wowe ni inkumi se ni inkumi ufite imyaka ingahe 17 ibaze ndakambura mama wabyumvise ese wowe ufite ingahe muhungu wa mama re ufite imyaka ingahe mwa kandi reka nkugire inama rero mwana wa mama uri kumva uracyari muto ubuzima bwawe burashobora kuba bwiza ubishaka urabyemera yego uremera ko ushobora kureka ingeso mbi ubamwo ugahindura amateka yawe
ko numva ngo usa naho utabyumva. nubwo ntazibagamo ariko byashoboka. Ntabwo wabaho mbabarira umbwiza ukuri. Nturajya no muri gereza ya polisi yayindi nyine iba kuri polisi. Nta na rimwe urayijyamo ngo uyiraremo. Yo disi niyo mpamvu rero uyu mutwe wawe bataragabanyaho sibyo ngo bagabanye ibitekerezo by'amafuti birimo babanze babihanagure none ibintu bijye ku murongo. Umwana w'imyaka 17 uri kubyumva? Waruzi imyaka afite? Waruzi ko afite ingahe? Ndi kubona ari inkumi. Yego disi uri kureba nyine umwana yabayeho neza wenda iwabo baramugaburiye bamuha imboga bamuha ibitera imbaraga arakomera arasa neza ugira ngo yigese ni inkumi mbese ese ubone nubwo yaba inkumi da nuwa nyoko nuwaso nuwandi ariko nawe ntayimenya nzi ko yizanye. Madamaze iwanyu ni hano hafi muraturanye se? Ntabwo duturanye neza ariko dutuye mu murenge umwe. Nose wahagurutse ukigendera kuko nk'uburi mu biki wakigendeye kuko wimureba igitsure ndabizi wamutera kuwa kajwiga. Haguruka fata telefone yawe dore ngiye. Ese ko mbona zabaye ibishwange ibi ni ibiki? Zana hano turebe utwo ngutwo. Nose ko mbona simukadi wazitaye noneho zavuye muri telefone se gute? Cyo wayikuraga ku murongo senga amashari yangatamuhama. Nonguki? Ntago ari yawe. Ngaho genda ma. Mukobwa mwiza gose ukiri umwana bare kureba igihagararo bakagira ngo uri inkumi. Ariko yari kureba ibiguru byawe Imana yakwihereye uri igipeti cyanyoye amata bakayangura inkumi rwose. Ndebera ariko Atife barasaze. Wa mujama yagiye. Kwaruti. Nirukiye rwa rutipe rwagiye. Reka mbashimire cyane kabisa ariko gatoya wenda mbasobanurira impamvu ngeze hano nitambukira noneho numva imirwano. Ariko mu byukuri nkuko mubibona kino gice ni igice cy'icyaro noneho mu gihe ndi ku abo bantu bari kurwana ariko mbanza kubura amajwi abona bari inyuma nyine y'aka gasozi. Nuko kameramani niwe umbwiye ati nyamara abantu bari kurwana baraho hirya. Ndamuga nti rero wabona ari abashumba nkuko nako karagahungu kavuga ngo kararagiye dore nizo ntama muri kubona. Nuko ndavuga ni reka turebe ariko ntishyiraho kamera ibyacu ni show wangu ntishyiraho kamera turebe ko dusanga ari ibintu nyine biri ngombwa ko dushobora gufata tukabyereka abantu. Tugeza aha rero uko mubibonye nuko ngaho namwe ni mubishyireho commentaire uko mubishaka uko mbese mubigosora uko mubibonye. Mu byukuri abana b'abakobwa ntibafite ingorane. Abana b'abahungu bose murabona borohewe. None se imiryango ya gereza ntimeze gutyara ntimubizi. None subu abana b'abakobwa niryari bazibuka ko bagomba kwiproteja abo ubwabo kandi ababyeyi baravuga bararushye rwose n'igihugu kiravuga. Ariko ukabona umwana nkuriya wifitiye ubuzima hari umwana uvuka bitewe n'umuryango avukiyemo ukabona arasa neza aratetera niba nabivuga guta ibitama bimeze gutya ukabona ahantu hose wowe wamureba ukavuga ngo umwana yarakuze. Reka da uruhinja. Reba uriya afite imyaka 25 uriya mukobwa afite imyaka 17. Nyumvira vrema umva iyo difference. Ako abasore ngaho nsubiza ubusugi bwanjye kubu ko kubura kubona uye mari jewe ari nuyu nguyu ukunda ubwo nana mwice nkamumanyura tu akirita nkamuvana ku ntoryi walaye ndikuvugisha urabizi mani mumfata ntice umuntu